ifite amateka akurikira. Twaje kubabwira urukundo rw'Imana. Hari inkuru ushaka kubasangiza ikubiyemo indirimbo tugiye kuririmbana namwe mukoro cyangwa iki gitondo. Nuko urukundo rw'Imana ntabwo rugira imipaka, kandi urukundo rwayo twaruboneye mu rupfu rw'umwana wayo ukunda Yesu Kristo. Yatanze ubuzima bwe ku bwacu, yafashe ubuzima bwe arabuduha bwiza, twebwe tumuha ubwacu bubi. Yafashe agahinda kacu arakikorera, aduha umunezero we. Yafashe ibyacu byose byaturushaga, yafashe bya bindi byose bifite amazina ntashaka gusubiramo hano, arabitwara aduha ibye byiza. Ndashaka kubwira inkuru nziza uyu munsi, umwaka wa 2026. Ndashaka kubwira ngo Imana iragukunda. Ibyo uzanyuramo byose, ibikomeye bizaremerera umutima wawe, uzibuke ko hari umuntu ugukunda. Agukunda umeze nabi, ntabwo akunda abantu beza, akunda abantu babi. Nuhura n'ibikomeye, nuhura n'ibiremereye, bya bindi udashobora kubwira inshuti n'umuvandimwe, uzibuke ko hari umuntu iruhande rwawe. Nta wundi ni Yesu Kristo. Twamukomera amashyi. Yes, yambaye umubiri wacu aduhuwe mwiza. Thank you very much. Tubifurije umwaka mushya mwiza, umwaka wo gutera imbere, wo kugera ku bikomeye. Imana ibahe umugisha. Sempre que ele chega de muito acima. Hey!
So thank you so much. This moment was very special, and you were here when this moment was taking place. You were also very special.